Mama yapfuye afite amezi 8. N'uyu nguyu wenyine yasize n'uwa mbere mwari mu byaha. Ariko ibintu birababaje mama. Nuko nta muntu ujya ubaza Imana ngo ibyo ukoze ni ibiki, ariko biteye iki agahinda. Nta kazi ugira, nta kazi ngira kuko ibyo byose byamaze kubakwa n'ubukwe ntabwo nari mazi ko n'imyaka yose muri gare. Nabwiye mukadata namubwira ati nakureze naragutoraguye ntabwo uziyiza kubwira ko uri umwana wanga. Barabishajya muri gare nangira kujya nkora akazi ko kumesa, njya kumesa umupolisi w'Inyamirambo ngo nzambe n'umwe bajya hagati umwana azajya abona amata y'umuzani y'ubugendana akagira amafaranga wanga. Uwo mupolisi namusabiye umugisha, kuba uteye intambwe ukemera kugira aderesi, ukemera kugira aho ubarizwa, yego Imana iraza kukugirira neza. Imana iraza kukugirira neza. Imana iraza kukurengera. Imana iraza kuguha aho kuba. Imana iraza kuguha ibyo kurya. Imana iraza. Hari igihe Imana igushaka ntitubone kuko tudafite aho tubarizwa. Ikadushaka n'igihe gute uko turaha wakwemera kurya umwana akabura. Yateranye natwe, yasenganye natwe, twakwemera akabura. Amen. Amen. Hallelujah. Eka ngira umuntu umukorera umugisha gihagaze hano. Umuntu umukorera umugisha amenye ko yaje mu rusengero, ubundi mu rusengero rw'Imana niho dukirira, niho tushirira inzara, niho tubonera byose. Ibi bisigaye ikorwa na leta uyu munsi yakorerwaga hehe? Mu nzu y'Imana. Utitaye murakenye, utitaye mumeze gute, icyo wateganije kurya isangire n'uyu mwana na papa we, ucemo kabiri umufashe. Bamuraritse afite inoti y'ijana. Amen. Imana irahita imubatunga ibiganza kira. Imana igira gute? Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Yaguha nimero nanjye nzajya kurira uyu mwana amata. Uko Uwiteka ashoje akanshyigikira nanjye nzajya mugurira iki? Ariko ntitukagure ku ntebe y'urusengero. Ntabwo mwambura kuko ubundi narihebye ngenda nta aderesi mfite ntafite aho mbarizwa. Ibibazo byanjye nkateka umunzani ku muhanda uje akaba 50 hasaze ko nabaga nagifite nawe
nakigeze ajya muri ibyo ngibyo ariko kuza hano ndishimye cyane kuko ntabwo nakeka ko byari biri mu byo nari ndimo nafata Imana ikumugisha mama, ntego umwana agiye gukora Imana ikumugisha kuba wakozanye mu nzu y'Imana. Sibyo? Imana izahindura amateka yawe kandi Imana izakugira umuntu ukomeye kandi uwo mwana ni umunyamugisha. Uzi ikintu Imana igukoreye, ikintu Imana igukoreye, ikintu Imana igukoreye, ariko Imana iramurengeye neza mu cyubahiro cyawe. Imana ishimwe. Imana data morera ikomeza akagamba. Iyo hari umusozi wowe uzamukaga ugasubira inyuma dore imbaraga ziragushira ugasa nkaho uri kugenda ariko bya kandi kuri iyo musozi hejuru niho igisubizo cyawe kiri ariko ugiye kubona mbona hejuru yawe hamanutse ukuboko kurekure ukuboko kurekure ndakurikirana mu kuboko ndareba ubwo kuboko mbona kurimo kumanuka cyane mbona kurimo kumusingira mbona ni umuntu wambaye ibishura byera mbona yamufashe amufashe ukuboko arakuzamuye vuba wa musozi ugeza hejuru wa musozi ugeza hejuru umaze kugera hejuru mbona wambaye ikanzu yera cyane utangira gushima Imana uzenguruka uri kuririmba uhereza Imana icyubahiro bivuze ngo mu yandi magambo Imana ikushije umusozi wa Muribiri. Imana irakureba amasezerano Imana yaguhaye ni ukuri yayishubije yera mucyo wakomeye Imana amashyi. Imbabazi zawe Mana we, niyo mbona takia